Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo gatatu TV, muraho murakomeye muri byura. Yego, ndamukije abantu bose bankurikiranira kuri Facebook. Amahoro y'Imana bane namwe, abantu bose ba mu bihugu byo mu Burundi, mu Rwanda, muri Mozambique, mbese no mu bihugu bitandukanye misanzwe. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Yego, ndafite ubutumwa bwiza Imana yampaye ndabashikirize bene data. Yego, ikindi manze ncisheho rino tangazo ritoya. Ndafite igroupe ya WhatsApp nkoreramwo umurimo w'Imana ku bantu bumva ko kuja kuri Facebook bibatwara amamega cyangwa se kuja kuri YouTube bibatwara amamega. Nukuri nimuze kuri WhatsApp, hanyuma mugira iki mwumve ubutumwa bwiza burimwo. Nza ntanga ubutumwa bwiza kuri WhatsApp. Yesu Kristo naba umugisha ku bantu bafashwa n'ubutumwa shikiriza. Karibu muze mwumva n'ubundi bitabagoye muri groupe ya WhatsApp. Yesu Kristo nabagire neza. Yego, uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana iri muri Zaburi igice 50 ku murongo wa 21. Ikigisho cy'umunsi cyitwa bigiye gushigwa imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Subiremo aho hantu, bigiye gushigwa imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ni ikigisho cy'umunsi. Urumva rero buri muntu niyirebe ni igiki kigiye kuja imbere yiwe cyangwa se imbere y'amaso. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima ku uyu mwanya. Data wa twese urantije umwanya mwiza wo kuvuga ibyawe, habwa icyubahiro. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, umuntu wese ari bwumve ino jambo umuha umugisha. Mana, genda ufungure imitima y'abantu kugira ngo ijambo ryawe ryinjiye rikora akazi mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndabohesheje imyuka yose mibiri hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka urungika abamarayika bawe baze bangote bandinde mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Data wa twese umwuka wera amanuke maze nasame na wavuge. Data wa twese urakoze, habwa icyubahiro. Nta yindi Mana iri hatari wowe. Nsabye nizeye kubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyo urabikora nanjye ngahora, ukiyumvira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Subiremwo. Ibyo urabikora nanjye ngahora, ukiyumvira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu ni Uwiteka arimwe aravuga n'amagambo ngo ibyo. Yewe urimo urabyumva ngo ibyo, ngo ibyo urabikora nayo igaceceka. Ubwo busambanyi uri kurabukora nayo igaceceka. Urimo urabukora ukaguma ukora umurimo w'Imana, nayo iri mu ijuru igaceceka. Maze nawe ubonye Imana yicecekeye ukagira ngo murahwanye, ukagira ngo ntirikira kureba. Ubwo bujura urabukorana igaceceka. Ubwo bucuraguzi urabukorana igaceceka, ikakwicecekera, igaceceka igahora ntikuvugishe. Uwiteka Imana nadutabare. Uko kwambara ubusa ayo mata kugenda ushira hejuru igaceceka, igaceceka ikaguma ikureba. Ayo maguru yawe yashira hanze igaceceka ikaguma ikureba.
uko kwihindura wihindura urabikora igaceceka, urabikora ukaguma uvuga izina rya Kristo uriko urarisebya, ugasebya Kristo, uruwikinisha, ugasebya Kristo uruwikinisha, ukaba uri umuririmbyi mu rushengero uri umusambanyi, ukaba uri umudiyakoni mu rushengero uri umujura, ukaba uri umusambanyi witwa kuri umukozi w'Imana ukaguma usambana, ukambara ubusa witwa kuri umukozi w'Imana ukambara ubusa. Ibyo byose urabikora ikicecekera, igaceceka mbese nawe ukabandanya ubikora. Uri umusinzi unywera mu cyumba abantu batakubona, irakureba igaceceka. Uvuga amagambo mabi mu kanwa kawe, uratukana, igashira hari igaceceka. Iyo usanze mugenzi wawe bari ko baramuvuga nawe utujamwo ukamuvuga, iyiri birebye iraceceka. Iyo ibonye uri umubeshi ugumubesha bagenzi bawe, dore irakureba ikakumviza igaceceka. Ariko ndakubwira ngo ibyo byose igiye kubigushira imbere uko bikurikirana. Ubusambanyi ishira hariya, ububeshi ishira hariya, uburyarya ishira hariya, ariko uko wagiye ubikora bikurikirana igiye kubizana ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ugiye kubihanigwa mwene data. Wa mukobwa we, uko kwikinisha uguma wikinisha buri joro buramanwa, dore ugiye kubihanirwa. Igihe kiraje nimuve mu byaha mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Mwihane bene data. Wa musambanyi we, erega ndakubwire, mwijuru abazajayo n'abazabakijijwe neza, ariko umuntu yakijijwe igice nta juru azajayo. Umuntu yitwa ko yakijijwe igice nta juru. Mwamenyereye inyigisho zibabwira ngo amazu, amamodoka, ibirayi, niyo mugiye mu rushengero iwanyu muza muvanye y'ibirayi, amazu meza, Imana igiye kukwishura, Imana agukije indwara zawe, Imana ikugiriye biriya. Mbese utugambo twiza turyohera amatwi yawe, twiza turyoshe no kumva yiwe. Ijambo riguhumuriza ryo kuguhereza iby'umubiri ukarivana mu rushengero akaba ari gutahana kandi ukanezerwa. Reka ndakubwire, ayo magambo aryoshye aryoheye amatwi yawe uguma wumva, yewe nukuri ibyo ngibyo byose ni bya bindi bizasigara ngaha mu isi. Ariko umuntu azakubwira ko Imana ikugiriye ubukwe uri umusambanyi. Umuntu azakubwira ati Imana yumvishije ibibazo byawe, ibyo ufite ibyaha ufite. Umuntu akubwira ibintu byiza, kukubwira ibyo uri kurakora bibi ngo ubireke. Uvana mu rushengero kakagambo keza,
mbese kandi kabisa ati amena. Imana yumvise kwira kwanjye. Nta jambo rizima wigera ukura mu rushengero ryo kubwira ati wewe amabere wanikiye genda wambare neza. Ntago wumva iryo jambo. Benshi baragenda mu rushengero bakaza bagize iki, niba batwaye imizimu 3 baca basohokana imizimu 6. Yewe ndakubwije ukuri, ibyo bariko barakubwira bariko barakubeshya. Imana igiye kuguha ibi nibi, ndakubwije ukuri nta mahoro y'umunyabyaha, ibyo ubimenye. Haleluya. Niba uzi kuri umunyabyaha mbese bakaguhanurira ibintu byiza, umenya ko ibyo bintu byiza atakamaro bifite. Ese kuronka iby'isi ukabura ubugingo bimaze iki? Kuronka iby'isi, kuronka amazu meza, kuronka amamodoka, kuronka abana, kuronka ibintu byo byose ukabura ubugingo bimaze iki? Haleluya. Yewe muntu uri muranyumviriza, muragenda mu rushengero ntabwo muba mutwawe n'ijambo ry'Imana, muba mutwawe no kumva umuntu avuga ati Imana yishe ibibazo byawe. Imana ikubakiye urugo, Imana iguhaye ibingibi, Imana igukije indwara kubera ko arizo nyigisho ziriho. Nta nyigisho nzima zikiriho ubu ngubu. Mbese ubu kwigisha ko Imana igiye gutwara mu Burayi. Mbese ubu kwigisha ko imbere yawe ari heza, nta nubwo nakubwira ko ari nahabi. Kubera iki? Ntashaka kubwira icyaha uri kurakora. Namwe mukavuga ati amena amen. Ese ninde akubwiye ko umunyabyaha afite amahoro? Ninde abikubwiye? Ndakubwiza ukuri mwene data, ibyo ngibyo uri kurirengagiza, ibyo byaha, ibyo ngibyo ukora ukirengagiza, ibyo byaha ukora ukagenda ugafukiranya, ubwo ubesha ukora ugafukiranya, ubwo buryaryo, ubwo busambanyi ukora ugafukiranya, mbese ubwo bwibone, uko kwihindura, uko kwipfumagura. Dore ndakubwije ukuri, ibyo byose bigiye kuja imbere y'amaso yawe kandi ugiye kubihanirwa. Nukumbure wihane, ureke kwirukira imigisha, ureke kwirukira amatungo, ureke kwirukira ubutunzi, ni wirukira ubwami bw'Imana. Genda ushaka ubwami bw'Imana, kuko ibyo byose barimwo baragutamika bakaguha amagambo aryohereye. Ndakubwije ukuri, ibyo byose ni iby'isi. Nimukumbure mwihane, mushake Uwiteka Imana bigishoboka kabonwa. Mureke kuza mwiyambika ubusa mwe abakobwa mwe n'abamama. Umukecuru arakubitamwe akamini iminkanyara hagenda ayigira imitsi yirabuye, akaba ari yaguma yerekana. Wari ukwiye kumbese kwigisha abana bakiri batoya ukababera akarorero, ariko ni usigaye wanikira amaguru. Mwakijijwe neza, mukamenya uriya mwakiriye. Bene data, mwakijijwe neza. Umuntu ababwira ijambo ry'Imana ryo kwihana, muramutuka, murahunga. Ariko ndabwiza ukuri, ijambo ry'Imana ryo kwihana ni ryo muti, nta wundi muturiho. Kuko ibyo byose bakugaburira mwene data ni by'isi, nta kamaro bizakumarira. Kumva uruhindukire, kumbure ko ibyo byaho urimo urakora. Abakozi b'Imana nibo basigaye mbese baresha abakobwa intama z'Imana ziri mu rushengero, nibo basigaye babaresha, bahagenda kubasambanya. Reka ndababwire, mu nsengero mbese niho himukiye Sodomu na Gomora. Ubu Sodomu na Gomora ziri mu rushengero,
ntago zikiri hanze, kubera ko babandi wabona ko ari abakristo nibo bahindutse abanyamahanga. Babandi uzi ko ari abakristo, babandi mbese uzi ko ari abakristo bazi Imana, ugira ngo bazi Imana, nibo babaye abanyamahanga. Kuko n'umuntu yitwa ko ari umukozi w'Imana, umurebye n'umunyamahanga, ntago yigeze atandukana cyangwa se yitandukanya n'abanyamahanga. Abanyamahanga ashatse kuvuga iki? Shatse kuvuga bariya bataramenya Imana, nibo banyamahanga. Ariko uzasanga umuririmbyi yakwisimwa kamina gapasuwa, usanga umuririmbyi amaherena ngaye, iminwa ngiyo, amabare yabaye amajana mu maso, inzara ngizo, mu mutwe reka ntiwareba. Bene data ni mwihane. Mwene data, ese ugira ngo ijuru ni iryawe? Kuri murigira uko wishakiye Imana ngireba mu mutima gusa, ukagenda kuzana za nyigisho ziko zayobya abantu ngo Imana ireba mu mutima gusa ngo ntireba ku mubiri. Ese kuba uvuga ko Imana ireba mu mutima gusa, umubiri ninde yawuremye? Ni wewe wawuremye? Umubiri ninde yawuremye? Ni wewe wawuremye? Ko urimo mbese ko urimo uraha Imana aho ikwiye kugeza kureba? Ndakubwije ukuri, yo yivugira ko n'umushatsi wo ku mutwe wawe izumubare, ariko wewe ugombwira gute ngo Imana ntireba ku mubiri? Inyigisho ziyobya gusa nizo ziriho nyinshi, mbese nizo zuzuye isi, mbese nizo zuzuye mu mashengero, mbese umuntu yitwa ko ari abantu, mbese abantu bayoboye abandi mu rushengero. Niba usanga bigisha izo nyigisho ziyobya ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo Imana ireba mu mutima gusa, ukamenga umubiri nibo bawuremye. Ndakubwire mwene da, uwo muntu arimwe arakuyobya, nta juru afite ryo kugushiramwo, nta juru afite ryo kugushiramwo. Kumbura uhindukire, kuko umwami Yesu araje. Imana izaguhana ibishimbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Nabo ngabo baza kubeshya, nta numwe azagira iki azakuburanira. Nimuhindukire muve mu byaha, nimuhindukire bene data, nimuhindukire. Yesu Kristo nabaha umugisha. Reka dusenge. Data, ndagushima kuri ijambo duhaye, ndakwinginze Uwiteka uha umugisha umuntu wese ari buryumvirize, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaha